buri mu gitondo turabyuka twajya gukora kugira ngo tubone amafaranga, twiga kugira ngo tubone amafaranga, yewe tuzabona akazi kazaduhesha ubuzima bwiza, by'umwihariko tugendeye ku mushahara tuzabona muri ako kazi. Kuki bamwe bakira abandi bagakena? Kuki uwakize hari igihe akena, uwari ukennye ejo akaba umukire? Nyemerera nkubwire amategeko 6 y'amafaranga wakurikiza mu gihe kizaza tukazakubarira mu miliyoneri. Iki kiganiro cyitwa Hozaho update. Yes, hello my guys, mbabwira tumeze mute aho waboherereye hose, musuhuza nkubwira uti gubwa neza, ibintu byose bibe ubu ryohe kuri wowe. Ikiganiro cyo ni Hozaho update, ngiye guhereza amategeko 6 yo gukoresha amafaranga cyangwa se y'uburyo wajya ukoreshamo amafaranga ejo nawe ukaba umumiliyoneri. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, reba handitse subscribe ye kandi niba warakanze subscribe mutereye salute, uri umuntu w'umugabo byahatari. Niba utarayikanda ikande tugendane, ibintu byose ari uburyohe. Nayahe mategeko 6 rero y'amafaranga. Itegeko rya mbere riravuga ngo injiza menshi usohora makeya. Ahangaha ni ukuvuga ngo nimba ukorera umushahara w'ibihumbi 100 cyangwa se ukorera umushahara w'ibihumbi 50 cyangwa se ibihumbi 10, reka dufatire ku mafaranga makeya. Ahangaha amafaranga winjije mbere yo gukora ikindi kintu cyari cyo cyose runaka, manzi ukureho amafaranga ya saving. Uvuga ngo nimba ninjiza ibihumbi 10 ku kwezi, mwaye ibihumbi 5 bishyize kuri account ndabisevinze, ngiye gukoresha ibindi bihumbi 5. Nimba winjiza ibihumbi 100, manzi umenye ngo ayo ndasevinga naya, ayo ngiye gukemuza ibibazo byanjye runaka naya. Niyo mpamvu ugomba kwinjiza amafaranga runaka menshi ugakoresha makeya. Injiza menshi usohore makeya. Ni ukuvuga ngo ayo wasevinze cyangwa se wizigamye agomba kuruta ayo uri bukoreshe ibindi bintu runaka byawe bisigaye. Itegeko rya kabiri ni uko ugomba kwizigamira kugira ngo uzabashe gukemura ibibazo bizaza bitunguranye. Ibi ngibi mu rurimi rw'amahanga tubyita save for emergency. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni hahandi uzafata amafaranga runaka ukavuga ngo aya nganya sevinze kugira ngo azakemure ibibazo ngewe nateganya yuko bizaza. Ahangaha ni urugero, ushobora kuba wakora nk'impanuka, ushobora kuba wagira ikibazo cy'uburwayi, ushobora kuba wenda wakibwa nk'ikintu runaka mu byo utunze. Ahangaha muri ya mafaranga rero uba warasevinze twise save for emergency, ukoraho ugakemura cya kibazo utaruteganya yuko kizaba. Hari ushobora gusevinga uvuga ngo nzayakoresha iki, ariko kuri iyi step ya kabiri cyangwa kuri itegeko rya kabiri ni ukwizigamira ikintu uteganya yuko kitazaba, aho ukavuga ngo nyashyize hariya kugira ngo iki kintu nikimbaho kizasange niteguye. Itegeko rya gatatu riratubwira ngo shora amafaranga yawe mu bintu bimara igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze ibintu bimara igihe kirekire, ahangaha ni kwa kundi uzafata amafaranga yawe ukaba wagura nk'ikintu runaka. Nk'urugero, uguze amatungo nuyorora azabaho igihe kirekire, bityo azabashe gukungura. Ushobora kugura inzu, ushobora kugura umurima, ushobora kugura igare, ushobora kugura moto cyangwa se imodoka. Ahangaha ni ukuvuga ngo ushora mu bintu utari bukoreshe ngo bihite birangira ako kanya. Ibirangira ako kanya ni hahandi uzagura ibyo kurya runaka byo kugira ngo yinezeze, ni hahandi uzagura ikintu runaka kugira ngo winezeze, ariko nyuma y'iminota mikeya icyo kintu kize kuba cyarangira. Shora mu bintu rero cyangwa se mu mitungo itabasha kurangira ako kanya, ahubwo ya mitungo uzasiga ukagenda igakomezayo ikabaho. Itegeko rya 4
ishyura amadeni manini ufite. Ahangaha usanga benshi baba bafite amadeni agiye atandukanye. Ufite ideni ry'ibihumbi 100, ideni ry'ibihumbi 200, ugomba gukora uko ushoboye ukabasha kuba wagabanya iryo deni ufite kugira ngo bitazagutera ibihombo mu gihe kizaza. Itegeko rya 5, baho mu buzima ukenera ibintu by'ingenzi aho gukenera ibintu bitari by'ingenzi, ahubwo ukurikije irari ryawe. Ahangaha ni hamwe ushaka kugura ibintu bihenze, ushaka kugura imyenda runaka, ibyo kurya runaka, nyamara bidakeneye mu buzima bwawe kandi warubaye mu buzima bworoheje. Wakora ibintu byawe mu buryo butunganye, ahubwo wo kumva yuko nugura ikintu kirenze uri butwike stati, uri butwike abantu batandukanye, ukavuga uti nabahaye. Ibyo ngibyo rero iri tegeko riravuga ngo gura iby'ingenzi ukoreshe iby'ingenzi. Itegeko rya nyuma ryo rya 6, ugomba gukora umupangu cyangwa se gusevingira retirement, icyo twita mu ndimi z'amahanga retirement, cyangwa se ugasevinga amafaranga yo kugira ngo uzakoreshe mu gihe utazaba ugifite akazi uri gukora none. Hari igihe ufite akazi ejo ukajya kumva ngo boss arakwirukanye, hari igihe uri gukora ibintu runaka ukajya kumva ngo akazi karahagaze. Ahangaha rero ugomba kuba ufite amafaranga washyize ku ruhande uzifashisha igihe wavuye kuri ako kazi. Ikiganiro ni Hozaho update, subscribe, we love you so much.